Tusa itangiriro ibice bibiri n'umurongo wa 18 itangiriro igitabo cy'itangiriro mu rupapuro rwa kabiri rw'isezerano yakira rupapuro rwa kabiri haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, reka mureme kumufasha umukwiriye. Amen. Itangiriro ibice bibiri n'umurongo wa 18 dusoma urwandiko rwa Filipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abifilipi. Abafilipi ni mu isezerano rishya urupapuro rwa 200. Benjamin abivuze hari abantu batari ikibazo gushaka ijambo muri Bibiliya, yokwirwa ashaka bukira. Bigeze kwicarana n'umuntu mu rusengero ufite igiterane, basoma urwandiko rwa Petero ibice urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice bibiri umurongo wa 5. Kubera ko atazaho urwandiko rwa kabiri rwa Petero uherereye yamatangira niwe bitangirira agagenda agashyira kwa mashanga agagenda kubara igihe azagera kuri Petero wa kabiri amateraniro azaba ari abantu batari icyuho. Uzureba mugenzi wawe wicaranye umubaza icyaha kubaza ijambo herereye. Abafilipi ibice bibiri n'umurongo wa 3 timukagire icyo mukorera kwirema ibiki cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Igice cya 4 murongo wa 4 umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe, ahubwo azirikane n'abandi. Amen. Tirakagire icyo mukorera kwirema ibiki cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Murongo wa 4 umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Sebeni enya. Umuntu wese akeneye mugenzi we. Umuntu wese akeneye mugenzi we. Umuntu wese akeneye mugenzi we. Naho tubekwe. Wah. Kamu kurang. Oh, batasi tu sini baru kurang ni.
ubwo ari bwo bwose niba bagiye gusuzumika Eva asigara ateka agaruka asanga yamutekeye niba Eva yagiye yasa Adamu asigara nawe akora ibindi Imana ibona ko atari byiza ku muntu agomba kuba wenyine imuremera umufashe uri ubuzima ukeneye mugenzi wawe mu buzima bw'itorero umushumba akeneye abakirisitu harimo abaririmbyi harimo abacuranzi abaririmbyi tiboba bonyine nta mucuranzi kubera ko n'ubu turi muri dotcom nta torero na rimwe biriho nta mushumba wazanye itorero adafite senti ntagire umucuranzi ngo yitegure kuko bizatera imbere bizajyama rikwingira rikakwingira igahanira rikakwingira kubera amasiga yose ntayo ari umushumba tiyoba mu itorero ngo yitwa pasiteri cyangwa bose nta ntama ayoboye hari umwari umwumva oya umushumba akeneye abakirisitu bakeneye umushumba abakirisitu akeneye abakirisitu ntabwo ukeneye umuntu wese akeneye mugenzi Bibiri ijambo ry'Imana risari kuvuga intumwa Pawulo yari umuhanga yari yarize mu banyabwenge yigiye mu maguru Mariya ariko bibiri ijambo ry'Imana risari kuvuga igitabo tuzakuza n'intumwa umuhanga wari ukomeye iyo bazanaga ikibazo gusa ngo bigiye kwa Gamaliel abantu ubwo bajya kudepoza umunani muri UN y'abantu benshi bakunda UN twajyana ibipapuro babura ngo nigishijwe na Gamaliel bamufataga nk'igitangaza Pawulo rero umunsi Imana imuhamagara Imana imutoranya Pawulo urugendo rwe rwa mbere rw'ivugabutumwa yakeneye Baranaba kubera ko yari asanzwe mu ntumwa asanga abantu b'intumwa kubera ko ubwiwe yari azi ibyo ivugabutumwa uko bimeze Pawulo akenera Baranaba kugira ngo bashorerane bajane kuko umunsi wa mbere aho batangira kubwiriza basoze bababwira ngo bisobanure babaza babwira aho bari Pawulo yabaje kubwira Baranaba ni wowe kumenyereye iby'iyi safari bamubwira abantu Baranaba barasobanura Pawulo azakurikira kubera iki Pawulo atari kugenda wenyine ijambo rya mbere yari umuhanga yari yarize yari afite ubwenge Imana yari yamuhamagaye yari yujuje kondisiyo zose ari akenera Baranaba kubera iyo mpamvu nuko yari azi ko umuntu wese usanga azakunda akeneye mugenzi we impamvu ni iki iri mu gutuma abantu bumva kuko bihagije wowe ni iyihe mpamvu iri mu gutuma umutima wawe ukubwira kuko uri igitangaza umutima wawe ukubwira kuko mu itorero ahantu hose ari wowe igitangaza abantu bazagukenera ukeneye nawe mugenzi wawe Pawulo umunsi batandukana na Baranaba urugendo rwa kabiri bamaze gutandukana kubera ikibazo ngo cyangwa ari kumwisho wiwe Pawulo yakeneye nde kandi n'ubundi yashoreranye na Sila atoranya Sila barashorerana urugendo rw'uwo rwose Yesu Kristo Bibiri ijambo ry'Imana rivuga muri ibi bitabo byinshi Yesu muza atangira misiyo yiwe minisiteri yiwe yatoranije intumwa 10 barabana nazo barashorerana Yesu akaza kubitangaza ari kumwe nimba Yesu yarakeneye abandi bantu Yesu umwana w'Imana Yesu wongeze ureba ko umuntu azamba umuntu yarebe kivuga kujya cyamutumbira kigamba iki nimba Yesu yarakeneye kuko akorana n'ibintu ni ikihe kibazo abantu bafite muri iki gihe kumva kuko bihagije mu buzima bwabo bwose ukeneye mugenzi wawe ukeneye mugenzi wawe ntabwo izuru rugendo urugo gusa mu uru turimo ntabwo na hamwe twari twagera wari wagera ahantu habaho jo Pawulo sa uzi Pawulo ibintu yakoze ndahere nta n'urupapuro na rumwe wari wandika rwitirwa dore tekereza Pawulo wanditse inzandiko 10 zose n'ubu ahakugendera n'ubu nibwo nasomye nta maherekezo ya Pawulo yasize yagize yanditse niyo naje mbaye babu n'undeje byasasoma Pawulo yumva ko batihagije wenyine yari umuhanga yigeze ngo kwisobanura kujya imbere y'umwami arisobanura arakubita imbere ya Yesu arakubita yamuba mu kuri Pawulo mubwenge buramushejeje ohaya urabukatoya gusa ngo naje wamunyembesa utari kwisobanura arisobanura ariko
bashorana mu rugendo. Uru rugendo ukeneye mugenzi wawe muzashorana. Uru rugendo cyuwo gushoboza wenyine ukeneye mugenzi wawe. Amen. Igitabo cy'umugenzi kivuga amakuru y'umugabo bita Mukristo. Mukristo yari afite umudamu n'abana batuye mu mudugudu w'irimbuki. Niko ku gatabo kaza kavuga. Bukeye ngo ararya abona mu mudugudu wabo uraye urimbuki. Yitegereza abona ibintu bibisanzwe. Ngo bucye ku gitondo ari imamanye Mukristo. Wajyaga kandi nijoro ngo yitegereza abona mu mudugudu wabo urimbuki. Ngo yamazuka mu gitondo abwira umugore ngo arambwira ngo wa mugore ibintu naraye ngo oshishira abana ku bwezi tugende. Shira abana ku nzira tugende. Ako gatabo kaza kavuga mu mugore watangira kumunyuza ngo akazabwira abandi ngo ye sindi mukumenya ikibazo umugabo wanjye ndi mukubona asa n'uwasaze. Niki ibintu ari mukumbwira ngo bucye mu gitondo mu Kristo yewe wamashije tugende n'abana. Oya umugabo w'abandi yambaye ugatabo niko kaza kavuga akurikirwa n'abantu babiri barimo abanyamujyanino n'abaruta kugwa kwisha. Basiga kujya batangira kumubwira amakuru baramubwira nyamujyanino ngo yabavuga ngo yewe ayiwa ndatanga ni wahunga ahubwo reka tugende mudakugwa kwijambo nyamujyanino nawe udapfa gasoni tuje gukora umuntu urafashwe uzaba bwatangire nawe ari abantu bitereye mu zuru rugendo nibo bari mu gushikiriya iri akaza babaye kugerere abantu bose bari mu kubanyereraho. Hari abantu bameze nk'ubunyerere bambaye imanga ugusitaza abantu imanga. Umuntu wese yaza niba usitaye kuri ni runaka. Umuntu wese yaza usitaye kuri ni runaka. Cyangwa kubera kuko yitereye mu zuru rugendo atazi ikintu gisaba adaru kuko akeneye mugenzi wiwe. Barangije kubageza mu isaya gahinda gasasa ngo batangira gusaya no mwizeni ngo yababwira mu Kristo tese sara tuwambuye tuzabona iriya ni ibintu tutangira kubonera hangaha. Agatabo kaza kavuga ngo atangira gusaya yuko yisubira iyavuye mu Kristo barakomeza aho na mutabaza amufata urugendo mu rugendo rwose kwa mu Kristo usomye ku gatabo akagenda yahuye na mwizero barashoberana mwizero barapfa bavuga na byiringiro barashoberana kugeza bageze mu rurego sibo. Umuntu wese akeneye mugenzi we mu z'urugendo ukeneye mugenzi wawe ntawe wihatse mu z'urugendo. Niba umutima wawe n'ibitekerezo birago wihatse kurayo ukeneye mugenzi wawe. Amen. Umuntu wese akeneye mugenzi. Bamwe biringira amagare n'amafarasi abandi biringira ibigirwamana ariko twebwe Imana twiringiye tuzamure Imana ziracyane. Umuntu wese akeneye mugenzi we tukagera aho wisuka tukagera aho umutima wawe gusuka ukeneye mugenzi wawe kugira ngo dushorerane. Uru rugendo rurimo ibintu byinshi bishobora kugusanga wenyine. Igitabo cy'imigani kiza cy'umubwiriza kiza kivuga ngo ababiri baradutuma kubera ko uyu mugabo undi azamuzutsa. Iyo umagize ikibazo undi azamuzutsa agasuka akavuga ngo umugozi wakajya gutaka undamuntu ushobora kugira gute kuko uko yishaka ari iyo ari umwe gusa uruko wonyine umuntu wari wese yogira gute yobuze. Impamvu abantu batari mu gusobanukirwa neza nubwo batazi ko umuntu wese cyangwa uzakenera mugenzi wawe. Amen. Ni mugenzi wawe kugira ngo ushobore urugendo. Uru rugendo uwo gushoboza uri wenyine. Uru rugendo ruragoye yewe tigoroshe kubera rwananiye abagabo bari bazi gusenga biteye ubwoba. Abagabo begeze barara bapfukamye ku isima bagapfukama ugaca mu gitondo babasenga babahutumiye ari barananiye. Rwananirije abagore bari gutanga begeze basenga imbaraga z'Imana umuriro w'Imana ukamanuka abantu bakuza umwuka w'Imana ari rurabananiye. Singanswe wewe dabo ukwezi kuza gushira nta masengesho n'amafungo y'umunsi umwe. Umuntu umwe yigeze kumbwira ngo ariko urugendo rurimo abantu bagoye teye ubwoba. Umuntu nigeze kumubwira twari dufite
igiterane cy'abayumbi no dutegura igiterane cy'abanyamasengesho amahanga uyati dufite igiterane cy'abayumbi none ga yari umunyamasengesho twari tuzi twagaragaza urupapuro amahanga ati uze dufite amasengesho y'icyumweru cyose no dutegura igiterane kugira ngo tugisenge arangura ngo iki cyumweru cyose waba n'ubwo yuba ari umunsi wiwe ubu nyine ngo kumva atari umwuka w'ugusiga uri mu oya yego ari mu kindi kirere baramukumva gusa uyokomeza gusa ngo kugambana nuko yasoje kumva uyokomeza gusa ngo kuvuga ngo abantu bagiye bananiwe niba wavuga bananiwe nawe ukaba wananiwe bose kurata mu gihe tekereza uru rugendo niba udafata umwanya wo gusenga udafata umwanya wo kwiherera gusenga kurabona ko urugendo uzashobora muza abagore bafunamye mu rugendo bateye ubwoba barafunamye n'ubu babuze umuntu ubavutsa kubera iki bagiye bonyine gusura urugendo mpamvu muri mukubona umuntu ukamuherukana mu gitaramo ejo mu gitondo bwaca ukazonga abantu ko barasigara babanyona n'izara ni ukubera iki yarafunamye iriya kubera ko yagiye wenyine habura n'uza kumubika ngo avuge ati yewe twajyanye na runaka yafunamye ndimusubiye kumushaka namusize mushinguye iriya hirya ukagenda wenyine n'igihe wafunamiye abantu ntibabimenye ngo baje no kukuzuza bavugarura hakiri kare kubera watoye umugenzi wenyine ukeneye umugenzi wawe uri urugendo rwo kuja mu ijuru kubera ko tuwo gushoboza uri wenyine buri muntu wese akeneye mugenzi wiwe dufatanye muzuru rugendo tubana umuntu wese yumve n'iryo jambo twasomye ngiye gusozereza mu Bafilipi Pawulo yandikira Abafilipi arababwira ngo umuntu wese areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'iki na mugenzi wiwe uzirikane n'abandi ureke kwizirikana wenyine gusa ureke kumva ko wihagije niba wihagije niba wumva ko hari aho ugeze niba wumva ko wari esikariye wazamutseho gira ishaka yo kugira ngo uzamure n'undi muntu umuzamure umunsi umwe Apostle Gitwaza yigeze gusobanura ibintu avuga ukuntu abantu batuye mu mirongo itatu asobanura mu mirongo itatu aravuga ngo umwobo wa mbere ubamo abantu bari ndani iriya ngo baza bakora ibishoboka byose umuntu wese akazamura mugenzi we yarenga aho uri hejuru agakura ubundi akamukuramo yagaruka wa wundi nawe yakuye akaza nawe agakura ubundi akamukuramo kugeza abantu bose bavuye mu mwobo arabisobanura aravuga ngo ni abanyamerika ngo uyu muntu wese akize azayumva kuko yozamura n'undi muntu akamukura hano asobanura umwobo wa kabiri aravuga ngo bamwe abantu ngo baza bakora ibishoboka byose bakazamura umuntu bakamuzamura bakamuteza imbere yarenga gutya yarenga umwobo bakamacaho ntiyigere atekereza n'andi bantu abaravuga ngo ni abanyafurika iyo umwe akize azayabayerekera nta wundi muntu yoroha atekereza kuko asigaye dufite abantu bari kumva kuko bihagije akamagenda wenyine akumva kuko urugendo yarushoboye akumva kuko yageze yaje ntaho urage kubera ko zanga zakunda uzashika hose uzakenera mugenzi wawe tuzirikane undi muntu wese tuzirikane kuko ukeneye mugenzi wawe uz'urugendo uzirikane mugenzi wawe ayo kubera agaciro yo kubera ubushobozi bw'urugendo kugira ngo tubashe kuzashika mu bwami bw'Imana amahoro bakira ijambo ry'Imana.